tugushyize mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe cyiza kibasha guhindura ibintu byose. Wabasha kohereza ijambo ryawe ugakiza imitima yawe. Welcome to my channel, Yenudag. Nikufanya wibaki icho nase nawe kunacho nakweze umenye kuna
yavuze icyo yakubwiye Inde muri hano utarakira Yesu umukiza w'ubugingo. Haleluya. Hari ibintu bitegetse ncuranga ndamusezera ndakimbere abantu Yesu babwira ndeke kandi nsanzwe muri Imana. Ndandira sanzwe serana n'ingi hano ndabwira Imana. Niba birabira kugaruza kuva no natwe ku Yesu ari nawe mwiza w'ubugingo. All sisters. Call your mighty name in Jesus' name. Kore kuri buri muntu wese, buri mubiri wese utameze neza, udatunganye, umukize mu izina rya Yesu. Ikiganza cyawe cyiza kibasha guhindura ibintu byose. Wabasha kohereza ijambo ryawe ugakiza imitima yawe. Wazerereye mu butayu mu nzira itagira abantu ngo ntibabone umudugudu ngo maze batakira guteka Imana ngo bakize imibabaro yawe. Mwami Imana ukize imibabaro y'ubwoko bwawe bwateraniraga uyu munsi. Ubagirire neza ukora ku mitima yawe mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu ngo nabo basigaye nabo basanga bakize. Abarwaye indwara zananiranye zidakira tubatumye ijambo ryawe urigende ribasanga aho bari maze bakire mu izina rya Yesu.